Amazina banyita Soroba nkakaba ndi director n'umwanditsi aba tugiye kuganira ku bimwe biri muri filime tugiye gusohora ariko impamvu tubiganira no kugira ngo tubereke ko ibintu dusohora sometime ntabwo tubisora kubera impamvu zacu ahubwo ni ukugira ngo twigishe mumenye n'abantu mubana mu buzima bwa buri munsi. Ngiye muri no filime ndi gukina nk'umupapa ariko ufite inshingano nkuko nagiye mbivuga, ahubwo icyo twavuga nka Nyambo nawe agakinamo ari umukozi wo mu rugo ariko izindi mpamvu. Nyambo wowe ikintu wavuga ni iki nko kubona uri umukozi wo mu rugo kandi usa neza? Mbese akazi k'ubukozi kaba gasaba kugira ngo umuntu ase nabi cyangwa agomba no gusa neza? Ntabwo gasaba ko umuntu agomba kuba asa nabi, ahubwo gasaba kuba ugomba kuba usa neza kugira ngo n'ibyo utegura umuntu abiryana apeti, abone ko ahantu hasa neza hateguwe n'umuntu usa neza. Akuzi kugira ngo umuntu akuzanire ibiryo ukabona yego ni byiza ariko ukabona wasa nabi byatari, ntabwo biryana apeti. Bifite ibitekerezo ibyo bifite isuku cyangwa nta suku bifite. Rero waba ukora akazi ko mu rugo ntabwo biguha uburenganzira bwo gusa nabi, ahubwo niba wakagombye kuba usa neza kugira ngo twizere ko ibyo wateguye bifite isuku bisa neza cyane ko ushinzwe n'isuku. Of course wakihereyeho wikorera isuku. Okay, birumvikana. Noneho ubyakira gute kuba wisanze mu rugo uri gukora akazi utigeze wifuza gukora ariko ufite impamvu uri kugakora? Nyine iyo mpamvu iri gutuma nkakora, niyo inegeka kugakora, ni nayo imereza imbaraga zo kugakora. Sinkivovotere kandi nta nubwo n'isundi akazi ko mu rugo ni ibintu bibi cyane. Ikintu cyose ukora kiguhereza umugati cyangwa ubona ari akazi gashobora kuba byibuze katuma utandagara nyine ngo ubeho nabi. Okay, noneho ubyumva ute no kuba uri gukina role iyo kumva ko ushaka kwirukanisha umuntu mu rugo rwiwe? Ni role nyine, nese ariyo wamaye nyine. Okay, bisobanurira bibe mu buzima busanzwe nk'uko umuntu ashobora kwisanga mu rugo rw'undi. Ibintu dukina ntabwo ari ibintu twebwe tuba duhimbye gutyo ngo ibintu bitabaho. Ni ibintu bibaho no mu buzima bisanzwe bibaho. Hari igihe nk'umuntu aza mu rugo rwawe adafite target yo kugukorera bisanzwe, afite target yo kugukorera, akakumenya, akakwiga, akamenya kugira ngo azagusore muri urwo rugo rugemo. Rero badamu namwe bagabo bagomba no kujya bigengesera, ntibumve ko ibintu byose ari amahoro gusa. Umukozi nyine ari umukozi, ari aho bigarukira nta handi hantu. Hari ntabwo bose bazanwa n'amahoro. Hari n'uza afite gahunda yo kugukura mu rugo, aba yifitiye imibabaro yiwe, avuga ati ngize amahirwe nkagira umfatisha nari umusora mwari kwinjiramo, agakoresha imbaraga zose, akaba ari kwigama muri kumwe umunsi ku wundi, amenya ahantu imbaraga zawe nkeya ziri, amenya icyo yakorera umugabo wawe akunda kuko aba mubibona buri munsi, aba ari mu rugo buri munsi, aba ari kumwe namwe buri munsi, amenya intege nke z'umugabo wawe, amenya icyo yakorera umugabo wawe, icyo umugabo wawe akunda kurusha ikindi. So rero icyo ngicyo wasanga ari cyo wamukorera, wowe wumva ko nyine umugore mu rugo utabiha agaciro cyangwa utanagikora nk'uko gikwiye, we rero akazaje akarugukuramo akarwinjiramo. Ntabwo abantu bose bazanwa no gukora gusa ngo birangire. Hari n'uzazanwe no gukora bikarangiriraho, ariko nyuma akavuga ati uyu mugore ko mbona ari inzanga, wakora gutya buriya sinari umusohoramo. Noneho bivuze ati umugore yemerewe kugira umujinya mu rugo rwiwe? Apana mujinya ugira ubangamira urugo rwiwe, ukanabangamira n'amahoro y'urugo, ahubwo akamenya ubwenge. Apana umujinya n'ibikindi, kuko n'ubundi ushobora gutera umujinya umukozi akabona ari ubugome cyangwa ari umutima mubi, ari ukumwanga, akaba yanakuroga cyangwa kurogera abana. Ahubwo bamenye ubwenge, bamenye uburyo bitwara ku bakozi, bamenye uko bitwara mu rugo, bamenye niba ikibazo kibaye n'umugabo wiwe, amenye ngo ntabwo ari ngombwa ko umukozi abimenya cyangwa abana bajye mu cyumba ngo babiganireho bikemukire. Iyo bazi baseka bameze neza, bagerageze kwerekana ko uburyo bameze ntaho umuntu yabamenera. Even niyo kuko nta bantu babana ntazibana zitakumenya amahembe, even niyo baba bashwana bagira ute, ntabwo ari ngombwa ngo umukozi bimenye cyangwa abana bo mu rugo abo bana babimenye, ko biretuma abana bakurana trauma. Ugasanga nk'umwana akaba yanga kubwira ngo ngiye ngo ntabwo nzashaka umugore. Why not? Kubera ko ntabwo nshaka kubaka urugo rumeze nk'urw'ababyeyi banjye, kubera ko ni bya bintu nyine mukorera mu maso, ariko mushwanye mukajya mu cyumba nimushaka mukubitana, ariko mukubitana aho abana batabimenya, umujinya nushira mugaruke musekera abana n'umukozi. Wa mukozi azavuga ati
nta hantu namenera urugo kuko barakundanye ku rwego ruri hejuru. So ntabwo ari ngombwa ko umugore arakara mu rugo ngo biki, ahubwo iyo urakara nibwo ugaragaza intege nke zawe, nibwo ugaragaza ko ufite ubwoba bwo guhomba umuntu, ahubwo wowe n'umugabo wawe mugaragaze ko mukundanye kuri rwa rwego nyine, ku buryo nta muntu n'umwe wagira ahantu amenera urugo rwanyu. Noneho ndagira ngo ugire inama abakozi bose bakorera mu rugo. Umukozi wese wumva ko akorera mu rugo rw'umuntu umugira inama. Ntabwo ngiye kumugira inama nka target y'ibyo ndi gukina, ahubwo ngiye nyine umukozi wo mu rugo ikintu cya mbere agomba kuba afite isuku, akamenya ngo ngomba kuba mfite isuku. Yego gukora ibintu birimo imyanda, ukoropa, woza ibyombo, woza abana n'iki, ariko nyuma y'ibyo nawe ugomba kwiyitaho, ugomba koga ugasa neza. Niba wogeje ibyombo, niba wanakubuye, wagiye wanakoropye, byarangiye wenda vamidi après midi, uwo byashoboka ko wateka ariko ukaba usa neza, wambaye ibintu bisa neza. Ikindi ukaba uvuga ngo hano hantu ndi ndahari kubera ko wenda ari kano kanya ndi, ariko ngomba gukora cyane, nta ntego y'ikibi mfite, nkakora cyane nkanasenga kugira ngo Imana izame nanjye urugo rwiza rw'ahazaza. Ariko nuko ufite target yo kwiba, yo kugira ute, uzajya usanga utari umwizerwa, uzajya usanga nta kintu kimwe amafaranga ava mu bintu bibi akenshi nta mumaro agira pe. I swear nta bintu nta mumaro agira. Kora utwo duke twawe, ahubwo ugira intego, uvuge ngo njyara abantu nzi. Urugero, hari nk'umukozi wakuriye mu rugo kera ndi umwana, yarakoraga amafaranga ntayake y'uko kwezi, akavuga ngo muzayamerere rimwe. Abase umukozi nta kibazo, urumva babagaburira, babaryama, nta kintu kinini baba spending amafaranga. Uwo akavuga ngo muzayamerere rimwe amezi 3 cyangwa 2, kumbi yashakaga kuyafata akayuriza rimwe. Niba wenda mumuhemba nk'ibihumbi 10 cyangwa 15, amezi 3 ni 45 cyangwa se 40 cyangwa 30, akavuga ngo aya mafaranga arimo ihene, cyangwa se arimo ingurube, cyangwa se arimo itungo runaka rizabyara gutyo, ubutakongera akagura. Twagiye dusanga umwana ahubwo yarakize, agira yaduseze kutugatura. Rero ngiye mfite business yanjye, noroye ingurube, none nyine aho maze yakoze nk'imyaka 3 yonyine, imyaka 3 niba atari 2, aratubwira ati ngewe ingurube zanjye zarabwaguye, mfite nk'ikiraro kiva nk'aro kikagira nk'hariya kirimo ingurube, ngiye gukora business. Ubu kano kanya ni umunye business urenze ubanza arusha n'amafaranga papa, kubera ko nyine yakoze afite intego. Ikibintu gukora avuga ngo yego nzagura urukweto rwize, ngo nzagura inuze, ya saving uyaguremo ikintu kizakugoboka ubushize, ahubwo bya bintu wa saving wanaguze amatungo, urugero waguze, niyo azakwambika ubuzima bwawe bwose, apana kureba nyine ibintu byako kanya ukumva ko uzasazira muri icyo kintu. Nta kazi kabi kabaho, kandi akazi kashobora guhesha keza bitewe n'uburyo wabyitwayemo n'intego wakoreyeho. Ubu nukorera ku ntego uzagera kure hashoboka. Iyo yari inama y'abakozi bakora mu rugo. Mwese mwumvire kandi muzabibona mu buryo tubyakitingamo, muzabona muri filime turimo turategura. Ibi ni ibitegura filime yacu. Murakoze cyane.